Aline Sano nuko ari umuntu numva nkunda mu mutwe wanjye mbese numva ari we musani unza mu bwonko niwe muntu pe numva nanjye kabisa impamvu Aline Sano mwiyumvamo Aline Sano ni umukobwa ukora ibintu byo kumva ni umuntu ufite talent mbese iri hejuru cyane umuntu ufite bakora social media akaba yamuza nawe tu ngo umuntu abo bakora iki waba ufite ukora ufite social media social media nyine imbuga nkoranyambaga ari kuri ratete ratete Aline Sano muri ratete muri mind yanjye wandimo neza yego n'ubusanzwe nabumvaga ibintu bye ariko nyine naramubona basi no ku mashusho Aline Sano ni umusani kandi amufite nk'uyo ntago namubura nk'uyu rwose mu mafoto mfitemo amesha barayasana iye reka shengewe nizihirwe reka shengewe nibyinire Eyo Big Towners, hope you're good. Call me Slim Jesus the real hitmaker. Nkuko bisanzwe nanjye mbasuza bifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese murabizi ni zamvune ni kazi kacu duhoramo kazi kaba katoroshye ariko tuba tugomba gukora. Mwibutse ko ushobora no kumforenga kuri Instagram yanjye Slim Jesus Entertainment. Tuba turi kugenda dushaka impano zigiye zitandukanye mu mihanda murabona. Tugiye kwitembera turebe ese bimeze bite wagwan. Tukomeze tugende X tukomeze tugende tubanza turebe ukuntu bimeze uko byagenda kose ibintu biraza kwa byagenda fresh cya. Urabona ko hano apeti watangiye gusazwa n'umuziki hano wana do. Oye como apeti tise tumugwaho wabibonye. Anita papia oya wisondekana ngenda kwiyego chanira radio nariranga kwano za mosio my baby chanira radio ibyishimo biraza nka pesugo chanira radio nariranga kwano za mosio yo my baby chanira radio ibyishimo biraza nka pesugo yo yewe radio shaka gucanana birakwamyira shaka kuyekoma irongorira fobije sinit ko bwishubunye neye depana Peti noneho sinzi ukuntu ndi umuhagarike noneho kuko kinabona cyo nuko mbonye talent ya dance singusiga amuntinkala we harukono nzamurera merwe harukono mo baby no way you chunda frequency big one more like the way I see enough ya I need your papia oh yeah we Sunday kana ngenda kwigurira I see enough ya Anita papia oya wisonde kana ngenda kwiyego chanira radio nariranga kwando samosio my baby chanira radio ibyishimo birasanga petugo gabe hano nkubwire rero dore bimeze bitese ni sawa fasha ko kantu nakagufashije bakwita ndetse boss wanje nitwa Emmanuel witwa Emmanuel irinde zina havuga imana Emmanuel ako kantu bakambara gutya Emmanuel agashyiraho hano gutya mu none tubikurikirane wari wikunde indirimbo yitwa ngo iki radio ya Renaissance radio ya Renaissance nese kuki ariyo ndirimbo wari uri kuririmba impamvu rero nari ndi kuririmba Aline Sano nuko ari umuntu numva nkunda mu mutwe wanjye mbese numva ari we musani unza mu bwonko niwe muntu pe numva nanjye kabisa nese uretse ubu ngubu duciye usanga ugenda wiririmbisha Aline Sano biba bimeze bite ahantu hose ubundi mba numva mind yanjye ari Aline Sano tu ni Aline Sano rwose ni Aline Sano ntago nakubeshya ngo bamwita nde bamwita Aline Sano Aline Sano so ni inshuti yawe oya ntago ari inshuti yanjye nta nubwo nanamuzi ntago namuzi none se wenda uciyeho uri kuri indirimbo Aline Sano ariko ndashaka kumenya impamvu ari uwe muntu muhanzi
wiyumvamo cyane kurusha abandi? Impamvu Aline Sano mwiyumvamo, Aline Sano ni umukobwa ukora ibintu byo kumva, ni umuntu ufite talent mbese iri hejuru cyane. Umuntu ufite talent iri hejuru cyane ku buryo akora ingoma nawe rwose ukaba wumva koko yarayitondeye, kandi ni nayo umuntu umva ku mutima tu. Nese bira bintu gukora bimufasha iki, buriya bifasha iki Aline Sano? Nta kintu nyine byamufasha kuko tutaziranye, urumva n'iki kuko nta hantu muzi, urumva nta hantu twaba duhuriye tu. Nese kugira ngo mumenyane wumva hasabwa iki? Kugira ngo tumenyane nyine ndetse burambonye nyine nk'umuntu yenda waba umuzi se cyangwa se waba uba kuri za social media akaba yamuza nawe tu. Ngo umuntu waba bakora iki? Waba ufite social media, social media nyine imbuga nkoranyambaga. Nk'izihe mbuga nkoranyambaga? Nk'abari abakoresha za Instagram, njya numva ngo hari ukuntu babona nimero z'abahanzi. Abantu bakoresha za YouTube channel biganiro. Abantu nk'abo mbese izindi mbuga nazo nyine kugenda uzivuga izindi mbuga nka Twitter, abantu bakoresha Twitter, abantu bakoresha TikTok, abantu bakoresha ziriya ngo ni Snapchat. Ni iki? Snapchat. Ni abantu nk'abo nyine tu. Ariko urasobanutse cyane, nabyumvishije kabisa, ibintu byose urabizi. Ndabizi tu. Uri umunyeshuri se? Ntago niga nyine tu. Wasoje kwiga se? Ntago nashoje. Hari ukuntu iyo turi kuvugisha kamera tuba turi kureba, kuko bano ni abantu baba bari kukureba. Nubwo nari X uri kuri kamera, ariko ni abantu bari kukureba. Umutipe bamwita X. Wamubonye ngo azakugeza kuri Aline Sano? Namubonye tu. Okay. None se bakwita ngo iki wowe? Nitwa Emmanuel. Ariko biriya bintu ngenda nashaka kunyemeza ko atari ibyo waruguyeho. Ntabwo byo naringuyeho. Ibyo guyeho agenda. Ntabwo ari byo naringuyeho. Nashaka noneho kutuza no kongera ukatuyimba kandi kembo Aline Sano. Uri kureba muri kamera ariko Aline Sano. Aline Sano rero. Aline Sano ndamwemera, ingoma ze mbese ziba ziri ku rutonde. Reba hano ndeba. Ndeba aha. Aha ngaha ukugita ubwoba wowe. Ntabwo mfite. Ntabwo bufite. Ibaza Aline Sano ayisa kugwa gitumo ngo wahita wiyumva ute? Ntabwo akari nk'Imana. Yabimanutse tu. Aline Sano ndamwemera. Aline Sano nono. Aline Sano. Mukubite no twagiye. Sakwe kubaza ibisakozo. Banegura nari intege cyice ngicyo. Imana we ndaseka iyo bafata nkaho naziyonja. Imana we kuko mbona narageze iyonja. Reka shengewe nizihirwe, reka shengewe nibyinire, reka twizihirwe. Ndeka nibe ruwondi we, ndeka sisha kumvangira, ndeka nibe ruwondi we, ndeka nibe ruwondi we, ndeka sisha kumvangira, ndeka nibe ruwondi we. More we, more we. Ngaila stories don't know by ja. Tell me what a kenja. Barajya ko twaje nibahigame naje ku mugani wa burabyo. Reka shengewe nizihirwe, reka shengewe nibyinire, reka twizihirwe. Ndeka nibe ruwondi we, ndeka sisha kumvangira, ndeka nibe ruwondi we. Reka more we, more we. Yeah.
indirimbo Aline Sano wizi yose umva ko ni umusani wanjye mbese bundi andi muri ratete tu aho ari kuri ratete ratete Aline Sano muri ratete muri mayindi yanjye wandimo neza ubusore ntabwo uba muri mayindi ye buriya ntabwo mbizi tu kubera iki utabizi none se ubwo namuzi ngo menye wumva ari nk'icyo kintu wakora kugira ngo Aline Sano akugereho rero cyangwa se umubone ikintu nakora ni nko kwiyambaza nk'inshuti nk'abantu yenda baba bamuzi tu bakamuntakazaho kuko ni umuntu nkunda cyane Aline Sano nawe hari abyumve ndamukunda cyane kandi andi ku mutima tu nese utekereje nka Aline Sano wumva ari nk'umuntu umeze gute umubonye live Aline Sano buriya nkunda kumukurikira cyane nkamureba nko kuri Google yego nk'amafoto ye Aline Sano ukuntu mba mubona mbona ari umuntu mbese umuntu mwiza ugifite ibintu bye bigendera kuri gahunda umuntu utajya upfa mbese ni umuntu nanjye ubwanjye ntumva ukuntu mutekereza kuko mba rwose ni umusani nemera ni umusani wemera hejuru cyane ubwa mbere mubonye ryari rero ubwa mbere mubona namubonye mu gitaramo yari arimo akorera kuri televiziyo Rwanda cyitwa sinzi yamo igitaramo cy'ibintu niba ari kurwanya iki sinibuka neza niho namubonye yambaye ikanzu numva ndamukunze noneho hari ukuntu yaririmbaga noneho yaseka navuga ati cyakoze mbese naho nahereye nkunda ibi yego n'ubusanzwe nabumvaga ibintu bye ariko nyine naramubona basi no ku mashusho ntangira uko kumukunda nkajya njya gufatisha indirimbo ze nkazumva nkajya ndeba nkajya ntira nk'umuntu ufite amataci abangaba bakoresha imbuga nkajya kuri YouTube nkareba ibiganiro aba ko yakoresheje nkamureba nkumva ni umuntu nishimiye kandi nkumva igihangano cye ni ikintu kinyuze cyane okay ubwo ngubwo nibwo wamubonye bwa mbere umubona bwa mbere se wabonye nyine ari umuntu uri gukora ibintu neza sibyo ariko ndashaka kugaruka ku mpamvu yatumye uyita wumva ko ariyo muntu ugomba kuwakunda nta wundi muhanzi sundi wakundaga umuntu napfaga nanone kuba yazi nyuma ariko nyine ibintu biri aho ni nuriya Juno Kizigenza ariko nyine sinigeze mukunda ku rwego nkunda Aline Sano. Juno Kizigenza se wamukundiraga iki? Juno Kizigenza buriya nawe ni umuntu ukora ingoma nziza. Wari uzi indirimbo ze? Nari nzi indirimbo ze ariko nyine nkumva nyine nabirenze nkumva iraje ndayikunze nkayumva ariko nta ndirimbo bunini nari numva nk'iya Aline Sano numve ingiye mu mutwe igeze ku rwego nk'urwo mukundamo. Yego. Okay, twagiye. Ubwo ngubwo nyuma yo kubona izo video ukamukunda Aline Sano uhahise uvuga uti reka mukunde sibyo? Ariko se kuririmba indirimbo zuzi no kuzibyina? Cyane no kubyina buranjyamo kubyinamo cyane rwose. Ni akahe karimbo kukunda kubyina? Kari akarimbo bita bakita ni urumuri ya ndirimbo urumuri mba numva sindabona video yayo ariko mba numva ari indirimbo ndayishushanya mba ni indirimbo ibyinitse neza uyishushanya utera video y'indirimbo bita rumuri mba numva buriya rumuri ni indirimbo mba numva ikoze nk'umuco nyarwanda nko mu muco nyarwanda kubyina imishayagiriro n'imiki nkumva niko mbese iremetse kuko ntago ari amabi ntago ari ibirango ni iby'amabiti ntago ariyo nimba numva ari indirimbo iri mu muco akantu gato turi ukuntu wayibyina ari wowe unayiririmba ariko twagiye gutana burundu kw'intambwe zanjye nibikebaye no guhurwaho ibinshushu bya nibikebaye ingingimira n'ubwoba bishaka kwitambika inkingi y'urumuri irabiganza ibintera guhora menyera ibibi
inkingi y'urumuri irabizirikana, icuraburindi riri mu buzima ndimo namenye ko rikurwaho n'urumuri runurukamo, icuraburindi riri mu buzima ndimo namenye ko rikurwaho n'urumuri runurukamo, urumuri urumuri n'urumuri urumuri n'urumuri urumuri ndi rumuri, nguko niyegeranya niko niyumvamo imbaraga ziva mu bishashi by'urumuri ntwaye, ngisano ryanjye nirikorwa ndimo ndakumirwa nkaroga ibihanda n'ibimbuza kwanda, mfite urumuri nka nyirarumaga nyir'ibisigo nka nyiramurava nyina w'inyenyeri, ndi sano nk'aba rumuri icuraburindi riri mu buzima ndimo namenye ko rikurwaho n'urumuri runurukamo, icuraburindi riri mu buzima ndimo namenye ko rikurwaho n'urumuri runurukamo, urumuri urumuri n'urumuri urumuri n'urumuri urumuri ndi rumuri. Ariko biragoranye kuguhagarika uri kwimba indirimbo ya Aline Sano. Nta nubwo byava mu buryo narayisoza mba numva mbese ari we wanjye. Wigeze kumurotaho? Kenshi cyane wubwo ntabwo zarana akabari inshuro namurose. Reka ntabwo nabirota. Uheruka kumurota ryari? Mu cyumweru gishize. Mu cyumweru gishize warose Aline Sano? Namurose rwose mbona ari gutarama ahantu. Yataramye koko kabaye nyine. Ntabwo urarota muri kumwe? Ibyo byo mbirote buri munsi, mbirota buri munsi kandi ni nazo nzozi zanjye numva ko muri dream zanjye mba numva nyine ari namubona cyane na ninjoro rwose ndamureba ku gatelefoni kanjye mfite gato. Agafone ufite nakahe? Mfitemo n'udufoto twe. Katwereka ako gafone kawe abantu barebe. Ndamwemera tu no ku mafoto niwe mfitemo gusa. Aline Sano rwose ni umusani arihera. Atrex nemba ko gafoto ari buze ko yayikura. Aline Sano ni umusani kandi amufite nk'uyu ntago namubura, nk'uyu rwose mu mafoto mfitemo amesha barayasano, amesha barayasano ku buryo utabyumva. Nguyu n'uyu niwe, kuko Sano niwe musani cyane cyane nemera amafoto. Nguyu Sano rwose ni umusani nemera, nguyu mva mbese ukaba ufite inzozi zo guhura na Aline Sano cyane. Muhuye se ni nk'iki kintu wamubwira muhuye? Nyine ikintu namubwira ko mukunda, ikindi nkamubwira nyine nanjye ndi umuntu ufite talent, mfite impano yo kuririmba. Namubwira nyine buriya nta muntu wizamura hatagize umuzamura, nanjye nyine akamfasha. Wumva yagufasha nk'iki? Ikintu yamfasha ngiye kuvuga navuga byinshi, ariko ikintu cy'ingenzi numva yafasha, numva ko yafasha nanjye talent mfite akaba yajya kuririmba indirimbo ze. Yagufasha kuririmba izawe cyangwa gukomeza ukaririmba ize? Nize naziririmba ariko n'izanjye, kuko n'izanjye ndazifite. Izawe urazifite? Yego. Afite indirimbo bita ngo iki wowe? Mfite indirimbo bita Umwana Mwiza. Umwana Mwiza turirimbira rero, twagiye ku Mwana Mwiza. Mbega umwana mwiza sinzi ukuntu mbigenza, yahuruje n'abatipe barenda kwicana barenda kwicana. Uyu mwana arateye cyane, afite inyuma heza cyane, jye waranankurura cyane, narangaye ngo ngani poto. Mbega umwana mwiza sinzi ukuntu mbigenza, yahuruje n'abatipe barenda kwicana barenda kwicana barenda kwicana. Mbega umwana mwiza ateye nk'igisabo nacyo kirimo amacunda, ucunduma akanyenga
ndagushyira agafibi ngo postinga agafoto mbega umwana mwiza sinzi ukuntu mbigenza yahuruje n'abatipe barenda kwicana barenda kwicana barenda kwicana mbega umwana mwiza sinzi ukuntu mbigenza namusabye ikinamba sinabona agafoto mbega umwana mwiza mbega umwana sha iyo ni indirimbo yawe of course umwana mwiza ni kwa Yesu yego ufite indirimbo nziza ni umuti irakubishye niwo wayandikiye se rwose nicaye mu nzu rwose navuga ati iyi ndirimbo ntu okay ubu ngubu ukaba wakubise ku mwana mwiza iyo ndirimbo yumvisha wumva koko hari aho ihuriye n'izindi ndirimbo zindi zo mu Rwanda koko cyangwa nuko impamvu yenda aho bidahuriye nuko yo itari mu muziki ko nayo urumva yabonye producer kayikoraho rikaka ndumva yaba ingoma iryoshye umva ngo yaba ingoma iryoshye yego nta kintu kiburamo nta kintu navuga kiburamo none ubwo Sarina sana kurusha iki andusha iki ikintu andusha ko ari umuntu nyine uzwi kandi akaba ari umuntu urenze uri hejuru kandi nyine afite byinshi andusha kandi ngenda acaciriritse uraciriritse se ndaciriritse iki kikoga ko ucitse umuntu wambaye gutya abaciriritse oya ndaciriritse ntabwo nakipandisha ngo ngera hiwe rwose ari hayi mva reka cyane ase wibera he nibera Kacyiru hariya Kacyiru niho kavukire yawe se ntabwo ariho kavukire yanjye maba mu buryo bw'akazi kavukire yanjye ni mu majyepfo i Huye ukora akahe kazi akazi nawe urabyumva ni akazi nyine ni akazi nyine nawe ni akazi ariko impano yawe si ubona biri kugenda wenda hari nk'abantu wenda abonye bashobora kuba batangira kugusapotinga mu bintu bijyanye n'impano yawe cyangwa wapi nyine yari aho uca nk'umuntu nyine ariko uri kuririmba akavuga ati uno mwana afite talent iri haya abonye umuntu bose umuzamura urumva ko byacamo ukumva nyine bamwe barakubwira neza hari aho ukagera bakakubwira nabi ibintu urimo ntabyo uzi nta kafaranga ufite ntabwo byarya nyine tugapowa nta kundi ni ryari wumvishe ko se ushobora kuba wakigana Rine Sano neza ukumva byacamo igihe cyose mba numva Rine Sano mwiganye ni ryari nyine byatewe n'iki byatewe kuba nakumva nakigana Rine Sano byatewe hari indirimbo yigeze gusohora yasohoranye n'umugande bita Seire niba ari Seiresi ya ndirimbo rwose nayo ni uko nayizi ariko ni indirimbo nayo nkunda irimo ni indirimbo mbundi numvise cyane cyane yaje mu mutwe wanjye numva koko numva Rine Sano mwiganye byakunda nkaho naririmba nkawe bigakunda kandi nkumva ko ibintu byose akora abikora neza indirimbo ya Rine Sano ukunda kurusha izindi ni indirimbo ya Sano nkunda kurusha izindi rwose indirimbo bita radiyo umva ni indirimbo nkunda nanjye nkunda nkumva iri ku rwego ruri hejuru ni nawe waje uri kuturirimbiraho niyo buriya no mu muhanda niyo ngenda mba ndi kuririmba yego mba nzi n'izindi ariko radiyo cyane yego niyo ndirimbo yasohoye radiyo niyo yasohoye kumvira gukora nkumvira nkomye pe twongera twemeza abantu twumve kuko buriya twayifashe amajwi atagenda neza tumeze nk'aho turi kukwiba noneho iperforming uri kuri stage imagine kuri kumwe n'uwo bita Rine Sano noneho hinutse Rine Sano kumuhereza kapera uri kumuha kapera uri kuririmba radiyo mwemeza kano kabido nzagakatinga nkamwoherereza twagiye nziha kuboneka ubona kanukunda nyiza kubabara aseyunanitesa leskele ufite ukuntu ukora biribiri unsiga buri nkamera nk'ukubiswe inkoni iyi nkoni intera peti asiya nafuya anica papiya oya wisondekana ngenda kwiyegurira asiya nafuya
anija papia oya wisondekana ngenda kwigura ncanira radio narira nkakwanduza musiyo oh my baby canira radio ibyishimo biraza nka pesa ubwo canira radio narira nkakwanduza musiyo oh my baby canira radio ibyishimo biraza nka pesa ubwo radio shaka gucana na nopera kwa myira shaka kuyikoma irongorera mpfubije sinitaye ko jobunye neye tepanaje mamiyo papi ma papi yo papi censaka cyengenda cyahari singusiga amuntinkala kwe harukono unzamorera merwe harukono mo bebe no way you chunda frequency big one more I like the way I see enough ya anija papia oya wisondekana ngenda kwigurira I see enough ya anija papia oya wisondekana ngenda kwigura ncanira radio narira nkakwanduza musiyo oh my baby canira radio ibyishimo biraza nka pesa ubwo ncanira radio narira nkakwanduza musiyo oh my baby canira radio ibyishimo biraza nka pesa ubwo kwanza urabashije sha uzimye ibyo wakije rata turi nitwo nakunze last time komeza ukora mu bushwana gira sheniri twena komeza uzikumbuze rana irasamira kanya njona kuba baby. Wow. Yeah. Shani fresh cyane kabisa. Urabona urabyumva ko bizi. Ndayizi cyane. Asa abantu bagucinege bakubwira ngo kirata. Tujye tunavuga no kwa gucinege. Bo bakubwira ngo gucinege usanga bamwe batangira ngo ufite ikijwi kibi. Ariko ngiye nkumva ni byiza. Ukumva abandi ngo naho wagera rwose nta duceri. Mu Rwanda nuko ufite mu mufuka. N'ibindi byinshi cyane. Nese ko kubona naho wagera nta duceri byose ni Imana bundi uri Imana yabigiyemo hari n'ukuntu yabigenza nta duceri ukabona birakunze. Wizera mu Mana yawe se cyangwa wizerera mu mafaranga? Yanjye nizera Imana cyangwa impano? Imana cyambere ni Imana buri Imana yabishatse ushobora kuba hari aho wagera kandi rwose bidaciye no ku mafaranga ufite ariko nanone hari igihe byaba ko yenda yashaka. Umubyeyi wawe se ari burebe kino kiganiro? Erise sinzi niba yakibona sinzi. Ntabwo wezi nimba ari bukibona. Aramutse akibonye se n'ire jambo amubwira? Aramutse akibonye ijambo namubwira ikintu namubwira nuko mukunda kandi ningeraho ngera niteguye kumushimisha mu buryo bushoboka bwose kuko ni umuntu nkunda cyane niwe nsigaranye niwe mbese ndamukunda. Ari nesa nasoze ko ari bukirebe? Ntabwo mbizi niba arakibona. Ibaze ari nesa ariko kure afunguye telefone ariko kure uri kuririmba. Byaba ari byiza cyane noneho kurushaho. None ahita umubwira akantu muri kano kanya arimo arareba muri telefone ari kukubona. Ikintu namubwira nabwira ari Nesano ndagukunda wumve ko ewana wubahwe ndakwemera ikindi nshaka kukubona rwose ndakwishimira mba numva ubuzima bwanjye rwose narakubona buhengamiye ahantu mutari muri systeme neza. Nesano ndamukunda cyane. Nesano ndamukunda cyane. Yes we ni byiza cyane basi turabyishimiye. Ariko n'abakunzi ba Big Town barabyishimiye kuko ikintu cyashimishije kurushaho ni ukubona impano nk'iyi. Kubona umusore nk'uyu ushobora gukunda umuntu agakunda umuhanzikazi akamukunda kandi ukabona ko abigaragaza. Nesano ni umuntu wanjye ndamwemera. Ni umuntu waramwemera cyane.
nase nta n'ubufasha wamusaba wenda ku apana bw'umuziki wenda ukurikiye n'ubuzima ni nk'icyo kintu wamufasha? Yenda ikintu namusaba atari umuziki, ikintu yenda nabasha kumusaba ni yenda yamfasha wenda nkaba nabona nkiga nkenda nk'imyuga, kuko niwo murimo ubu ngubu. Wagarukiye mu kangahe? Mu mbere segonderi. Ukabuzi n'ibyo kandi ubu ngubu imyaka urumva yarazamutse, ntabwo ntasubira mu ishuri ngo bigende neza, ubu ndashaje. Urakoze cyane. Sorekana nagushimire, umbwire ko ibintu byawe ubwo wahuye n'uwo bita Slim Jesus the real hitmaker, umenye ko byose byagiye ku murongo, ugiye kuba rutwitse, sibyo? Ubwo wageze kuri Big Town noneho bigiye kwikuba kurushaho. Byaba byiza kandi abantu bose ngo bagiye kukubona, benshi bakumenye, bamenye ibyawe, sibyo? Bamenye ko ukunda Aline Sano n'ibiki n'ibindi byinshi, none bazanagira banamenye wowe ku giti cyawe wanya. Harya tubwiye ko witwa nde? Emmanuel Havugimana. Nukora umuziki uzitwa nde? Izina ry'ubuhanzi ndarifite cyane, nitwa Emi Mr Hammer. Emi Mr Hammer, of course. Emi Mr Hammer. Mr Hammer subwo bivuze iki? Emi Mr Hammer muri Emi nuko nibwo ni Emmanuel, noneho Mr ni kuvuga mwiza, nye umuhungu mwiza. Hammer ni Havugimana. Urumva ko ibintu biteguye, byose birateguye. Emi Mr Hammer. Emi Mr Hammer. Ko ufite izina rirerire se? Ntabwo ari rirerire cyane. Ugiye kubakoma rero uko byagenda kose, barahungira hese, barajya ko waje. Hamwe n'Imana, hamwe n'Imana bigiye gucamo. Noneho reka noneho tuhite tugira gutya, noneho ngo tugiye gusoza, sibyo? Ariko ndashaka ko dusoreza ku ndirimbo ya Aline Sano. N'ubundi ngiye namaje gusezera abakunzi ba Big Town TV, reka mbasezere muri kano kanya kuko ubu nabahaye ibyo bakeneye. Ubu ngubu abantu bagaburira ibiryo byiza ugakomeza bakarya, sibyo? Ubu ngubu rero nabazaniye umusore bakwiriye kumva. Ngiye maje gusezera abakunzi ba Big Town TV, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, n'abandi bose bafite impano munyandikire kuri Instagram Slim Jesus Entertainment tubikurikirane. So muri kano kanya umwanya n'uwa noneho ikibuga ni icyawe, igaragariza abantu baririmbira akarimbo ka Aline Sano. Ariko banza utange nimero za telefone ku muntu ushaka kugufasha. Ku muntu washaka kufasha yafasha kuri 078 rimwe 82 3 2 Subiramo. 078 rimwe 82 3 2 ibaruye kuri njyewe Havugimana Emmanuel. Umuntu se n'umuntu ushaka kugufasha iki? Umuntu yenda washaka kufasha nko kuba yenda yashaka kuzamura impano yanjye, cyangwa ashaka yenda kuba yashyira mu ishuri nk'iy'imyuga. Kujya mu ishuri ry'imyuga kiga. Uba mva akiga iki? Mba numva muri njyewe nakiga ibintu byo gutwara imodoka. Yego. So duhuye bwije ubutaha tuzahura kare. Ngasezera abantu kubitamo akapera yawe, ibintu bigende neza, turahuza ubutaha. Mwese mwumva inkuru ngiye kubabarira. Iwacu hari umukobwa witwaga Mariya, yakundanye n'abahungu benshi urudashoboka. Yabonaga ibyo abandi bakora akabisarira, agahora n'amatsiko yo kumva uko bimera. Kumenya ko ari mutoni yabikozwaga, kandi umukobwa nagutegereza yagiraga. Yari umutini yabyumvaga, bakuru be twaramubuzaga, twabonaga ko bizamusaza. Nagutegereza yagiraga, yari umutini yabyumvaga, bakuru be twaramubuzaga, twabonaga ko bizamusaza. Mariya gerageza wakiyandarika humura, Mariya tegereza uzabikora ukuze humura. Uko bishyuha niko binatwikana, uko bishyuha niko binatwikana. Icyakubwira ukuntu uzabitama amarira, ugize umwaka ugatwara inda wamurera. Nuzishinga abasore utabaza uzababarirwa. Agukunda gushatsi yakwanje arakujugunya,
tuza mwana wa mama, iyi si si feya. Mariya kandi nagutegereza yagiraga, yari umutini yabyumvaga, bakuru be twaramubuzaga, twabonaga ko bizamusaza. Nagutegereza yagiraga, yari umutini yabyumvaga, bakuru be twaramubuzaga, twabonaga ko bizamusaza. Yeye Mariya gerageza wikiyandarika humura, Mariya tegereza uzabikora ukuze humura. Jeje uko bishyuha niko binatwikana, jeje uko bishyuha niko binatwikana. Yeah.